Nanone kandi nguhaye ikaze nshuti mukunzi wacu aho ugiye uherereye hirya no hino mu gihugu, namwe bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, reka mbifurize gukomeza mugubwa neza kandi mbifuriza kugira ubuzima bwiza buzira umuze kandi mbifuriza kugira amagara mazima. Ndacyari Matson ninjye ukugeza iki kiganiro, rero reka nkushimire cyane ko wamaze kubana natwe mu muryango mugari w'abakoze subscribe, ukaba warifatanije natwe tukaba turi kumwe muri iki kiganiro. Nawe utarabikora ihita ubikora rwose kugira ngo dukomezanye mu biganiro byacu bikurikiraho. Uyu munsi nje gusubiza umukunzi wacu watubajije atese kuba umuntu yasinzira nabi cyangwa se kudasinzira neza bishobora gutera ingaruka. Icyo nicyo kibazo nje kuba subiza umukunzi wacu wakitubajije. Mu by'ukuri gusinzira nabi bigira ingaruka nyinshi zitandukanye. Bigira ingaruka nyinshi, nakubwira ko bigira ingaruka zigera kuri 6 ngiye kuba nkubwira. Ingaruka ya mbere iterwa no gusinzira nabi. Gusinzira nabi bigabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Burya iyo udasinziriye neza umubiri ntubona umwanya wo kuruhuka no kwiyubaka. Ibyo bigatuma urwaragurika kenshi. Icya kabiri, kunanirwa mu bwonko kunanirwa mu bwonko no kumva utabasha gutekereza ku bintu ngo bitindeho. Ibyo nabyo ni ingaruka yo kudasinzira neza. Ukumva uhora unaniwe mu bwonko, cyangwa se wanatekereza ku bintu ukumva ntushaka no kubitindaho. Gusinzira nabi bitera kwibagirwa, gutekereza buhoro, cyangwa se wanatekereza ukumva uratekereza gakeya ntiwihuta gutekereza. Ibyo nabyo ni ingaruka yo kudasinzira neza. Ikindi, burya gusinzira nabi cyangwa se iyo udasinzira neza bishobora gutuma ugira amakosa menshi. Amakosa menshi mu buzima harimo guhubuka mu byo uvuga, guhubuka mu byo ukora, kutita ku bandi, kudatekereza ku bintu ngo bitindeho, bikaba byakuviramo kugira amakosa menshi. Ikindi cya gatatu, gusinzira nabi cyangwa se kudasinzira neza bitera kwiyongera kwa stress n'agahinda gakabije. Kubura ibitotsi biriyongera, ukagira stress, ugahangayika, ukagira depression cyangwa se agahinda gakabije. Ibyo byose bikaba ingaruka yo kudasinzira neza. Ikindi cya kane nakugezaho cyangwa se nakubwira, iyo udasinzira neza cyangwa se iyo udasinzira bihagije bitera indwara z'umutima n'umuvuduko w'amaraso. Kudasinzira neza igihe kirekire cyangwa se mu buryo bwiza bishobora kongera umuvuduko w'amaraso, bishobora kongera ibyago by'indwara z'umutima. Rero niyo mpamvu gusinzira burya ni ikintu kibi cyane. Cyangwa gusinzira nabi ni ibintu bibi cyane bishobora kongerera ibyago byo kugira ibibazo bikomeye mu mubiri. Icya gatanu nakubwira giterwa no kudasinzira neza, kwiyongera kw'ibiro cyangwa se kugira umubyibuho ukabije. Burya udasinzira neza ushobora kugira ibibazo byo kugira umubyibuho ukabije. Kubura ibitotsi bihungabanya hormone zigena inzara cyangwa se kurya cyane. Ni ukuvuga ngo rero burya iyo udasinzira, hormone cyangwa se imisemburo ishinzwe kugira ngo ibyo kurya bigende neza mu mubiri wawe, n'igogora rigende neza mu mubiri wawe ntirigenda neza, ndetse n'inzara ntishobora kugufata kubera ko gusinzira kwawe bituma ibyo kurya bishobora no gukomeza kugugarara muri wowe, bityo bikaba byakongera ibinure byinshi mu mubiri, ukaba wagira umubyibuho ukabije. Icya gatandatu nakubwira, bitera kugabanyuka kw'imbaraga no guhorana umunaniro udashira. Iyo udasinzira neza ugira imbaraga nkeya z'umubiri ndetse ugahorana umunaniro udashira. kubera ko umubiri uhora urushye udafite imbaraga,
ntushobore gukora neza imirimo yawe ya buri munsi. Rero muvandimwe, niba ushobora kuba uhura n'ibibazo byo kudasinzira neza, inama nakugira ugomba kugerageza gukoresha ya mazi njya nkunda kubabwira, amazi ashyushye arimo y'akazuyaze, biba byiza iyo atekanye na teyi cyangwa se rimwe na rimwe ugakamuramo indimu cyangwa se tungurusumu. Ibyo twabivuze mu biganiro byacu by'ahashize, nabyo mwagenda mukabikurikirana mukabireba. Ikindi, ugomba gusinzira nibura hagati y'amasaha 7 n'8. Burya nibwo uba uryamye neza ugasinzira neza. Irinde telefone yawe mu gihe ugiye gusinzira kandi uyishyire kure yawe kugira ngo yere gukururana n'ubwonko bwawe. Burya telefone niba ugiye kuryama yishyire kure, uyishyire ahatari hafi y'umutwe wawe cyangwa se hafi y'aho uryamye, kuko ishobora kwangiriza ibitotsi byawe. Kandi biba byiza iyo uyishyize siransiye kugira ngo itaza kukubuza ibitotsi. Ikindi, ugomba kujya uryama kandi ukabyuka ku gihe cyagenwe. Niba uryama saa 2 ukabyuka saa 1 cyangwa saa 12, nyine ukaryama igihe gihagije kandi kigenwe. Ikindi nanone, ugomba kwirinda ibyo kunywa birimo kafeyine cyangwa se icyayi cy'ikawa cyangwa se birimo kofi, ibintu by'amakofi, ibintu by'amakafeyine ukabyirinda, kuko nabyo biri muri bimwe bikubuza ibitotsi. Yego, rero ibyo ni bimwe mu bikubuza ibitotsi mu buryo bukomeye cyane. Rero iki kiganiro twagarukagaho ni icyagaragazaga ko ushobora kugira ikibazo gikomeye mu gihe udasinzira neza. Dusubiza umukunzi wacu wakitubajije. Reka mbashimire ko twabanye kandi turi kumwe no mu bindi biganiro byacu bikurikiraho. Imana ikomeze kubarinda no kubaha umugisha kandi ibahe ubuzima buzira umuze kandi bufite amagara mazima. Njye nari Madison, ikomeze kugubwa neza.